hanyuma etape z'abana bagira bakurangiza etape ntazo cyo koze ikintu nakoze naricaye kwicara no kurya yego sinigeze nkamba sinigeze mpagurukira ku bintu byabo ndabana bakora ngo dede nta kintu kimwe nigeze nkora kwa kwiyeranja ubwo nari ntangiye kwiyeranja kuko nabonaga kugenda ntako nakuruzaga ikibuno gera noneho ngo abaganga bakazajya baza bakabwira mama ati rero mama wihangane n'umwana wenda tuzamufasha kireho gato ariko ntago kira kwe biri kuri ntago yakira burundu nawe urabibona ko atakira ngo agende nta muntu n'umwe nzi wari umeze nkanjye wakiza wari ufite ubumuga bukomatanyije bya bindi bibavuga ngo bukomatanyije nta muntu n'umwe nzi nari nabona n'ubu ngubu wari umeze nkanjye wakiza yego ntawe nzi uwo tubana ubu umugabo wanjye we yari yarankunze kera nekada rubango yankunze niga primaire ufite ubumuga arabibona we twari tunaturanye yego twari duturanye abizi byose aba yankunze niga primaire nje ntazi n'ibyari byo anduta nyine noneho nkazagera nicara hamwe nakicara nkavuga nti se bo undi ninshaka mugane sinzanabyara nkavuga ninshaka nzabyihoreye gushaka undi se gushaka ntazabona umwana bizamarira iki narabyakire numva ntazabona umwana nkavuga nti ngewe reka nige kubera kuntu mama yanambyeho akankomeraho nge nzakorera amafaranga mubesheho naho ubundi ngewe ibyanjye byo gushaka ntabyo 27 z'ukwa gatatu 2021 yego hanyuma dukoze ubukwe tukazaya twicara tukaganira bisanzwe akambwira ati ariko tuzabe turetse kubyara we niko yambwira yego natekereza ukuntu nkunda abana ahubwo ngewe kurwanya ruhande nkumva nicyo cyanjyanye yego kumbi hari ibintu we yajyaga yanga kumbwira yego urumva ajya kumbwira ngo tuzabe tuberetse kubyara tuzabe tugiye we hari ibintu yatekerezaga yabaga yanze kumbwira yawoti nasama mugongo kamwica atazapfa pe kandi urumva n'abandi barabimubwiraga bivuze ngo yagutwaye avuga ati risk mfashe we yarazi everything yarazi buri kimwe cyose umwe hari umukobwa twari tuziranye yaranzi nawe amuzi uwo mukobwa hanyuma uwo mukobwa nyine ngaba ari umukunda bari gukunda umugabo wanjye aranabimubwira hanyuma umugabo wanjye ikintu muziho agira ukuri ntago ajya aca ku ruhande nanjye aramubwira ati mfite umukobwa nkunda aramubwira ati why not utamureka so kwankunda yewe n'inshuti z'umugabo wanjye zibijyamo kugira ngo akunde uwo nanjye aramubwira oya mfite inshuti z'umugabo baraba basore nari nanabazi bakabijyamo ahubwo nyine uko bakoze bose akambwira ati ziko bari kumbwira ngo nkunda uriya kandi njye ntabyo nshaka nikundeho nikundira wo zatangaga rezo yihe yo kugira izo roza nawe watanga ngera mugabo wanjye arankunda pe uvi inkuru yanjye kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe ariko hari igihe bigorana cyane kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete hypertension hepatite impyiko ndetse na prostate abo bantu byako kanya babakoraho rikaka abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga no kuvuga infection imihango idakama n'ibindi bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe no kuvuga kurogwa African Healing Helbo bahamagare kuri 0788832668 cyangwa akamenyetso ko guteranya 255569563 nimero yo muri Tanzania ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije obesite imiti yabo
ikugeraho aho uri hose ku isi kubera ko bakorana na DHL. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze kuri buri muntu wese uduteze amatwi yambu twizere ko mumeze neza muri wese atandukanye. Muri kumva ko ndi kumwe n'umubebe ahangaha n'umubebe w'uyu mumama muri kureba kuri kamera akakanyitwa Diane niyo mukiza niwe tugiye kuganira. Umwana ni umugisha mureke yisakurize rwose. Yego Diane tugoye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Yego mwakoze. Umeze neza? Ndakomeye. Ko umuntu utakuza mwibwira gute rero? Ku muntu utanzi nitwa Diane niyo mukiza. Yego. Ndi umubyeyi ufite abana 3, umukobwa umwe ari we w'imfura n'abahungu 2 n'umutware umwe. Yego. Yego. N'umutware umwe. Yego. Nuko ufite inkuru rero y'ubuzima nawe tugiye gusangira. Yego. Byagenze gute Diane? Inkuru yanjye ni n'ubuhamya. Yego. Ni birebire ariko uburyo iyo umuntu aganira nyine agenda avugamo iby'ingenzi. Nkuko nari nabibabwiye nitwa Diane niyo mukiza. Ntabwo ntinya kuvuga njyewe imyaka yanjye. Navutse mu kwa 3 mu 1994. Yego. Yego, igihe ibyago byagwiriraga u Rwanda byari byegereje. Hanyuma iwacu tuvuga turi abana 2. Ninjye mutoya tuvuga turi abakobwa 2. Hanyuma umukuru wanjye icyo gihe we yari afite imyaka 2 n'igice mvuka. Yego. Njyewe nkivuka ako kanya mvuka bahita babona ko mfite ubumuga. Hari ukuntu abaganga bareba akana bagahita bavuga ati kano kana ntabwo kameze neza. Nanjye rero muranyihanganira ndwa amagripe. Nanjye nkivuka niko byagenze. Hanyuma mu bitaro navukiyemo aho hantu niyo naho papa yakoreraga. Urumva yarandi hafi cyane yahise abibona. Papa yahise abibona. Yari afite ubushobozi bwo kumvuza bwo kunyitaho. Yahereye uwo munsi navutse anyitaho amvuza. Ubumuga bwanjye bamubwiraga ko buteye guterera. Baramubwira ati uyu mwana wawe uko tumubona igice afite kizima cyonyine ni umutwe. Umutwe wonyine. Yego. Impamvu wenda ibiganiro byanjye mbikurikira hari abatemera no kujya kuri kamera bitewe njye impamvu nabyemeye byose no kugira ngo hari benshi banzi bazabone ko ibyo mvuga ari ukuri. Hanyuma icyo gihe barambwiye ngo ubumuga mfite buri umubiri wose ikintu mfite kizima ni umutwe wonyine. Yego. Urumva ababyeyi barahangayitse ariko abaganga bahikizera ati mutangiye akiri muto yazakira. Baramvuza aho bita ngo igahini mu bitaro byavuraga abafite ubumuga. Mama ubwo urumva ntabwo nari mbizi barabimbwira ngo bantera inshinge zishoboka zose. Hanyuma hadashize nk'iminsi 15 gutya jenoside birabaye. Ibaye papa bigenderamo ahita apfa baramwica. Hanyuma na mama n'abana 2 b'inkurikirane nawe urabyumva byari mugoye. Byari bigoye. Yego. Ubwo kumvuza biba birahagaze. Okay, jenoside irarangira. Mama nta bushobozi bwo kumvuza aravuga ati ubwo niko Imana yabishatse uyu mwana nzamutunga gutya. Umwaka wa mbere urarangira ariko ntihuse cyane. Yama etape abana bagira bagaragaza ko ari bazima ku mezi 7 bakicara 6. Hanyuma wamubyinisha gutyo urabona ibyinisha umwana uburenge bumva bushinga cyane ku bibero byawe. Ngibyo ntago byabagaho. Barambyinishagaho uburenge bukanagana hejuru cyane. Nyine rumva byaragahinda mu byabibona ariko mama yari yakiriye ati ngo nta kundi. Simpamya ko nta bamucaga intege uretse ko atakunda kubimbwira cyane kugira ngo bitambabaza. Yego. Ako bamuciye intege ati uwo mwana no muri jenoside baramubwiraga ati ubundi uyu mwana wamujugunye. Reka da. Yakumarira iki azakumarira iki. Kubura ababyeyi ba mama sinzi nimba bigirwa na bose ariko nyine nabibonye kuri mama.
mama arihangana yarihanganye cyane harimo abagiye babajugunya badafite n'ubwonko batanafite ubumuga ariko njyewe arankomezanya kandi papa wari ufite ubushobozi bwo kuba yanankurikirana akamvuza yaramaze no gupfa ko yari yiyakira avuga ati ubwo nyine nuko bizagenda nzamutunga gutya hanyuma etape z'abana bagira bakurangiza etape ntazi cyo koze ikintu nakoze naricaye kwicara no kurya sinigeze nkambakamba sinigeze mpagurukira ku bintu byabo ndabana bakora ngo dede nta kintu na kimwe nigeze nkora ahubwo igihe cyo kugenda kigeze kwa kundi umwana bashaka kwideplace akaba hari aho yagera njyewe nabonaga abandi barimo gukina bari gukina nkavuga nti nanjye ndashaka ndumva nshaka kuhagera kwa kwiyeranja ubwo nari ntangiye kwiyeranja kuko nabonaga kugenda ntako nakuruzaga ikibuno gera nakuruzaga ikibuno gutya nkakuruza ikibuno nkagera aho abandi bana bari nyine wenda ngasanga bansiza cyane nyine ubwo ni uburyo bwa deplacement umwaka wa mbere urashira ngendesha ikibuno umwaka wa kabiri umwaka wa gatatu umwaka wa kane ngenda gutyo gusa nari umwana ufite umutwe ugaragaza nyine ko ndi umuntu umutwe gusa umutwe uriho imisatsi uriho iki ku buryo mama yanyambikaga yaba mpetse hagaragara umutwe akavuga turi umubyeyi afite umwana afite umwana nayo mfite inzobe ipika n'imisatsi turi umubyeyi afite umwana mama nawe ubwo akampamisha mu mugongo nta kunkuramo mu bantu kubera nawe icyo gikomere nyine akanyambika imyenda igerekeranye urumva umwana ufite ubumuga kenshi aho umuntu afite ubumuga ntago habyibuha ntago habyibuha rero nari nyunyutse nanutse ndi gato ikinyarwanda yavuga ndi uruzingo uruzingo mfite umutwe gusa niko navuga mama akaba yanyambika amapantaro agera kuri 3 akagerekaho igisurubeti kugira nyine nze kuza kuba nshyitse ntubuke mu mugongo hanyuma nyuma y'iyo myaka 4 sinengeje kuri 4 ku mwaka wa 5 hari umuvandimwe wa mama musaza we yabaga imuhanga aza kumubwira ati ariko inahanjye numva ngo hari gatagara zivura ni ibitaro nyine bivura ababana n'ubumuga wazazana Diane tukagerageza tukareba mama akamubwira nuko ukuntu ameze ubuze bavura iki mbwa nyine ntacyo biza tuzananirwa ariko twagerageje umuvandimwe we nawe ndamushimira cyane ni marume hanyuma ubwo mukuru wanjye mama aramusiga mu rugo bafata icyemezo cyo kunjyana muri Gatagara hanyuma baranjyana ubumuga bwanjye bwari bukomengera ni ukuvuga ngo umutwe ni umutwe nyine n'ubwonko bwakoraga iki n'ibice by'umutwe ariko urutirigongo gutya n'amaguru amaboko yo nayo nta mbaraga yabaga afite urumva nyine yaragiye arabasobanurira ngo bamvure ariko burya ibitangaza by'Imana ibinyuza ahantu twebwe twavuga ko twebwe nta nzira kugira ngo bigaragare ko ari Imana ikoze atari abantu bakora hari abaganga benshi n'ubu ngubu barahari ariko icyo gihe njye navuwe n'abantu batabona noneho ikintu nibuka njye Imana yari yarampaye memory yari yarampaye ubwenge mu mutwe bwo gufata mu mutwe bwo kureba ikintu nkakizirikana ku buryo n'abo bantu wenda ubu ngubu najijinganya gusa bambwiye ko harimo umwe wapfuye ariko mbabonye napfa kubamenya mo gake kuko barankurikiranye barankunda bakaza no kunsura yego hanyuma bamvura batabona uti bamvuraga gute ndambikaga ku meza ndabona hari amatable yo muri Salama njone ukuntu bira bitable bari binini yari amatable niyo banshyiragaho hanyuma bakansiga ibivuta ni bari pomade nabo mbese bakansiga ibivuta bakagenda bangorora hanyuma hari akagare tukare sindatubona menye dukoreshwa aho ngaho mu bitaro gusa na akagare katagira ahantu wicara
ufata gusa ahubwo ari ukunyonga. Hanyuma umubyeyi wawe cyangwa undi muntu ugukurikirana akagufatira kugira ngo utagwa akagusunika. Nuko twazengurukaga mu kigo hagati mu bitaro aho ngaho i Gatagara. Nahabaye igihe nahabaye kwako nari ndi umwana ntago nkibuka gusa ni igihe kinini. Noneho ngo abaganga bakazajya baza bakabwira mama ati rero mama wihangane no mwana wenda tuzamufasha kireho gato. Ariko ntago kira kwe biri kuri. Ntago yakira burundu nawe urabibona ko atakira ngo agende. Wenda niyo yakira tuzamuha imbago cyangwa se tumuhe mwene cya gikweto. Nubwo bya bimeze gutya amaguru yanjye nyine kumwe kwageragezaga kurambuka kuri ntikurambuka bigatuma atareshya. Hagati niyo yakira tuzamuha igikweto. Mama rero yarizeraga bikomeye anasenga. Aravuga ati rero ngiye nazanye hano kuvuza umwana ngo akire. Ndashaka kumutaha nagenda mu izina rya ari muzima. Ibyo by'ibikweto, ibyo by'utugare, ibyo by'imbago ntago mbishaka muzampa umwana wanjye agenda. Ahandi nawe akambwira ati kwizera kwawe kuzareme. Kwizera kwawe kuzareme. Hanyuma ubwo igihe nabayeyo ntago nkizi. Noneho bakaza bakamubwira ati ako no mwana humura niyo atakira bwageragezaga kumurema umutima. Niyo atakira azagera kure. Aziga uzamujyane mu ishuri azi gufata mu mutwe. Ndabyibuka bakundaga kuza bakambwira ngo Diane komata perti biko bambwiraga. Urumva nari nta na gardienne nari nzi ntago nigeze nyiga maternelle. Nanjye nkababwira ntise basubiza gute. Bakambwira ngo uzajye uvuga ngo je m'appelle Diane. Nanjye ejo bagaruka bakambaza ngo Diane komata perti. Navuga ngo je m'appelle Diane. Bakishima. Bagati umwana afite mama arafata mu mutwe umwana utaranize utaragira na gardienne akabavuga ati humura niyo atakira aziga. Aho yati hoya mama ati hoya. Ati ndashaka ko nzamutahana agenda. Ibyo by'ibikweto ntago mbishaka. Kwizera kwa mama rero ko araremye agera. Twamaze igihe ntazi mbara umwaka byo ntago mbyibuka. Ariko hamwe n'amasengesho no kuvura baganga nabo bafashwamo n'Imana. Kwisi ya rurema wenda nawe uraza kumbwira cyangwa n'abandi bazambwira. Nta muntu n'umwe nzi wari umeze nkanjye wakiza. Wari ufite ubumuga bukomatanyije. Bya bindi bibavuga ngo bukomatanyije. Nta muntu n'umwe nzi nari nabona n'ubu ngubu wari umeze nkanjye wakiza. Yego. Ntawe nzi. Icyo gihe gera natashye ngenda ariko nsa nyine nkaho mwana wiga kugenda. Ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 5. Yego. Urumva mu rugo ni Rwamagana. Ni naho urugo rwanjye ruri Rwamagana. Yego. Naratashye mama yaranjyanye Rwamagana. Urumva bose bari banzi nta muryango w'iwacu wigeze ubyara umuntu ufite ubumuga. Nta n'inshuti nta n'abavandimwe nta n'uwo twari duturanye wari ufite umwana umeze nkanjye. Mbese yari njyenyine. Noneho ntashye babona ndagenda. Ngira ngo ni nka za nkuru tujya nimba wemara Bibiliya sinzi ni nka za nkuru tujya twumva muri Bibiliya ngo Barutimayo ngarahumuka ngo mbese ni nk'ibyo babonye ari nk'aya mateka ya mbere tujya twumva muri Bibiliya abayeho. Yego. Mama agira amagambo make ntago ajya amenya gusobanura ibintu. Ariko asengera muri ADPR icyo gihe yafashe umwanya wo ku cyumweru ajya gushima Imana. Ariko kukazi kagira amagambo make nyine avuga make. Areba umu anti wanjye nagiraga muri umuna we witabye Imana. Nundi mukuru we mwase baravuga ati muzamfashe kujya gutambutsa rino shimwe mu rusengero. Iki kintu Imana yankoreye kirandenze. Sinzabyibagirwa icyo gihe hano twasengeraga. Turagenda gushima Imana umwanya w'amashimwe uragera. Bamuhamagaye no kuvuga ngo ntago yagiye anteruye. We yagiye imbere ndamukurikira. Urusengero rurasara. I know. Urusengero rurasara bavuze induru. Ndahaguruka wa mwana ibintu byose ari yego. Hari muri ADPR cyangwa n'ahandi ngo ni umwuka wera. Icyo gihe mpaguruka ngenda ndimo kumusanga ku ruhimbi. Yego. Abantu buzi umwuka wera urusengero rurasara. Rurasara. Njye urumva nari umwana uharaye kugenda. Njye ahubwo hose nari nahuziye. Ngenda niruka mu baririmbyi njya mu bacuranzi nzamukana hose urumva. Nibwo bwa mbere nari imenye kugenda. Nari mbiharaye rero. Ndagenda njye imbere mama we yararize gusararira.
hanyuma murumuna we aravuga nyine arashima Imana byabazanye nubwo byagaragaraga. Hanyuma n'uwo mukuru we kwa se babona warashima Imana arabibona. Mama ararira gusa aravuga ati mumpereze Imana icyubahiro. Yego. Nuko turamanuka turagenda. Ikintu nshima Imana gikomeye, Imana yankijije mu myaka yo gutangira ishuri. Yego. Nje ntago nigeze niga gardienne. Wari mu bumuga nyine. Nari mfite ubumuga kandi urumva byari binakomereye mama kuba yanangezayo. Ku ishuri kugaruka ntago nigeze nyiga. Ariko icyo gihe nahise ntangira primaire. Nkitangira nkikira. Urumva ko nakize mu myaka yo gutangira 6 gutyo. Mpita ntangira primaire. Nize abarimu ubona bamfitiye impuhwe, bankunda kandi nibyo koko nari mfite n'ubwenge. Ntabwo nigeze nsibira. Nari mfite ubwenge. Ariko nyine ukabona abana nyine barabibona ko ntameze nkabo. Urumva nari narakize ariko harimo akantu ko gucumbagira. Kandi ikindi nari uruzingo pe. Nari nanutse. Ntago nakibuka ndi biro ariko ibiro najyanye secondaire byo ndabyibuka. Nagiye muri secondaire mfite ibiro 19. 19. Eko byari bike cyane. Byari bike. Primaire bwo ibaze nimba nari mfite 19 njye secondaire primaire nari mfite bingahe. Nari mfite ibiro bike cyane. Noneho ubwo urumva nuwambonaga ngo se karakana kagize ikihe kibazo utarunze nyine. Nako kwako nari umwana nta n'ikintu byari bimbwiye. Narize secondaire primaire ndayirangiza ndatsinda. Bampa lettre kwa ndi leta itanga lettre njya muri boarding muri leta. Ahantu nagiye rero mama akinjyana kwako narakize ingingo nkagenda nkakora ariko nsigarana ikibazo cy'umugongo. Umugongo ukajya undya kandi muto. Noneho mama kazajya ndinda imirimo. Akamvuga ati ntugakora ibintu byose bakabinkorera. Hano ngiye secondaire mama aratekereza ati ubwo agiye aho ntari kazavunika desa kantu kanje. Ndaga utakana kanje. Avuga noneho nkigira secondaire rero ahita abwira abayobozi. Narababwira ati uyu mwana ameze gutya na gutya ntimuzajye mukoresha gutya. Barabimenya. Noneho nakiga gutyo ntandukanye n'abandi bana. Yego. Barebiye telefone. Yego. Najya ku ishuri na baba barimo gukora imirimo runaka babona ntayikora. N'abatari babizi bakavuga nkakose kubera iki Diane. Dukoropa twazirimo gukoropa muri refectoire we ntibamuhera crepe ngadufasha. Urumva abana bamwe ntibaba bazi ngo barakomeretsa ufite ubumuga cyangwa ntibamukomeretsa. Bamwe bagatangira gusa nkaho bampaye akato kuntu bakuboring bakabyitaho cyane. Sinzi bagirwa umunsi umwe nigaga mu wa 2 secondaire. Hanyuma nyine urumva gukubura mu ishuri sinabikoraga kugira iki ako ngewe nabaga numva mfite ubushake bwo kubikora. Ahubwo bakabindinda ngo bandakoma umugongo. Hanyuma sinzi bagirwa umunsi umwe umwana arambwira umuhungu twiganaga arambwira atari ko kuki udakora ibi byose. Rero najyaga ama brag menshi. Ntabwo ariko we nubwo ubona uri rusore. Nge nabikora ibi byose nkabikora ahubwo sohoka nkwereke. Noneho umwarimu wari utwumvaga ahita avuga ngo ya Diane nabireke. Uwo musore abitekerezaho igihe kinini. Noneho aza kumbwira atari ko Diane ati nabimenye burya ibyawe impamvu urindwi no mirimo. Ambwira byose ubwo sinzi ahantu yagiye kubicukumbura arabimenya. Ambwira byose arangije noneho akazajya nyiyenzaho uwo muhungu. Akazajya nyiyenzaho akambwira ati nibiki byose ibi ntiwabishobora bibundi se we wakibashiriza iki amagambo menshi ankomeretsa. Akugenda uko yangendagaho bikomeye. Akanabinyibutsa akanambwira uburyo ntacyo ndicyo nta nicyo nzimarira. Nagize Imana njya kwishura ariko n'ubundi ntacyo rizamarira. Icyo gihe niga mu wa 2 secondaire umwana arankomeretsa pe bikomeye arankomeretsa. Ariko ikintu Imana yampaye kuva kera nyishimira iyo nibutse imirimo Imana yakoze njena. Nisubiyemo icyo gihe namaze nk'ukwezi kose. Njya mu ishuri ntisize. Narihebye mvuga nti wa mugani nta nicyo nzimarira. Ariko uko kwezi gushize ntekereza Mana ntabwo wigeze wemera ko nzicara ku muhanda ngo nsabirize.
ntago wigeze wemera ko nzagendera mu kagare ntago wigeze wemera ko ibi byose bizabaho none ngire ntya nihebe ntibishoboka ndikonsora ndongera nisubiramo mba wa wundi ndongera ndigarura ndongera ndigarura ni nayo mpamvu njyewe sinyangira isoni cyangwa se ipfunwe ryo kuvuga ubuhamya bwanjye n'inkuru yanjye umuntu wese njya numva ufite ikibazo gikomeye hari ikibazo gikomeye kirusha kuba igufa ryaba transformed wenda igufwa ryari rimeze gutya ripindamye rikajya gutya niko rumeze se ni ukuvuga ngo mu maguru yanjye nta mbaraga zabaga zirimo reba hano ubasha we kujya gutya ukajya gutya mbese ubasha kumuvinga njyewe rero byabaga bimeze gutya ikibazo gikomeye kirusha wenda ibibazo bibaho bikomeye pe ariko ikibazo gikomeye kirusha kuba umuntu yahaguruka akagenda yarameze atyo biragoye nitubyumva kereka muri Bibiliya wa mugani kereka muri Bibiliya yego noneho ndabyibuka ubwo narize secondaire ndayirangiza nabwo ndatsinda mbona bourse yo kujya muri kaminuza reka nzajya muri kaminuza rero nari mfite telefone ya smart nkazajya nkunda kudownloadinga utwana umuntu nabonye wapostinze akana keza nkafata screenshot nkazipostinga nkunda abana koko noneho rero abantu benshi nyine kuko ntakunda kubihisha pe sinkunda kubihisha abantu benshi bakambwira atako sedia kukunda abana n'uwo mugongo rwara uzabyara ntago wabyara pe uzajya batunga muri telefone bishimisha ariko ntago wabyara shaka kantu kakandya nkumva wa mugani koko ntago nzabyara twako nyine ngo habyara umugongo udafite umugongo muzima urugendo rukomeye abamama barabizi udafite umugongo kubyara ntago byakorohera rero bari baranyumvishije burya ki ntabyara kandi byarase kukubeshya njye niga secondaire niga na kaminuza abahungu barazaga bakambwira ngo barankunda benshi pe bakambwira ngo barankunda noneho n'ikigeretseho sinzi nimba wenda ntavanzeho gato ntabwo uvanze rwose muri yawe uwo tubana ubu umugabo wanjye we yari yarankunze kera reka da n'ubwo ngo yankunze niga primaire ufite ubumuga arabibona we twari tunaturanye twari duturanye abizi byose ariko yankunze niga primaire njye ntazi n'ibyari byo anduta nyine noneho nkazagera nicara hamwe nakicara nkavuga ntese ubu undi ninshaka mugane sinzanabyara nkavuga ninshaka nzabyihoreye gushaka undi se gushaka ntazabona umwana bizamarira iki narabyakire numva ntazabona umwana nkavuga nti njyewe reka nige kubera kuntu mama yanambyeho akankomeraho njye nzakorera amafaranga mubesheho naho ubundi njyewe ibyanjye byo gushaka ntabwo ari ibyanjye ko bankunda bamwe tugatandukana nyine nk'uko uzi inkundo za secondaire na kaminuza niga secondaire nako niga kaminuza ndayirangiza nabwo nize uko nta buri secondaire na kaminuza bari bwo nkomeza hanyuma nsaje kaminuza haciyemo nk'amezi abiri gusa mbona akazi hanyuma umusore uwo nkubwira papa w'abana tubana arambwira ati ariko ko wasoje kwiga nkaba mpari waretse tukabana ni ukuvuga ngo ubundi yari yarabimbwiye kera yari yarabimbwiye ku kera ko nkunda ntabwo yari azi ko bavuga ko utazabyara kubera hari na kimwe se atarazi kandi twari tunaturanye urumva we ntabwo akunda kuvuga ibintu byinshi we naramubajije nti se tubane for what tubane sigiye twahereye dukundana ndashaka tubane nyine sinzanabyibagirwa naramubwiye kuko yakundaga kuza kunsura mu rugo kenshi mama akambwira ati ariko uyu musore bite urumva nyine nanjye nkabihisha nkamubwira nti nyine aza kunsura mbona ansura arankunda gusa ariko
nkaseka nkashyiramo ibintu bya blague kugira ngo mama atambaza ibintu byinshi nkigendera. Umusore arambwira ati rero burya tubikonfirime tujye iwanyu mbabwire ko nkukunda tubane. Nsoje kaminuza hanyuma tujya iwacu. Mama kuko yamubonaga kenshi twari tuziranye, yari ameze nka bro, yari ameze nka musaza wanjye, nta kintu namuhishaga nawe nta kintu yampishaga. Mama arangije aravuga ati uno musore mubona hano kenshi kandi azi umwana wanjye aramuzi. Rero reka mbyemere nimba mukunda koko. Hanyuma turabana. Ariko ikintu gishekeje tukibana twakoze ubukwe kuri 27 z'ukwa gatatu 2021. Yego. Hanyuma dukoze ubukwe tukazaya twicara tukaganira bisanzwe, akambwira ati ariko tuzabe turetse kubyara. We niko yambwira. Yego. Natekereza ukuntu nkunda abana ahubwo ngewe kurwanya ruhande nkumva nicyo cyanjyanye. Yego. Nubwo ni kubera iki tworeka kubyara ahubwo duhita tubyara. Yego. Yeah. Akambwira ati hoya tinumva twabanza nyine tukibera abageni turi babiri tukaryose nyine tukazabyara nka nyuma y'imyaka nk'itatu. Ndangije ndavuga ntarakaraka. Arangije yambwira ati ariko ubwo nta kundi tuzakira iby'Imana izadukorera. Njye rero nkigerayo nahise nsama. Twanabivugaga ibyo ngibyo ntanabizi. Yego. Nkigerayo nahise nsama. Yego. Abonye nasamye agira ubwoba. Kumbi hari ibintu we yajyaga yanga kumbwira. Yego. Urumva ajya kumbwira ngo tuzabe tuberetse kubyara tuzabe tugiye, we hari ibintu yatekerezaga yabaga yanze kumbwira. Yawuti nasama mugongo kamwica se. Atazapfa pe. Kandi urumva n'abandi barabimubwiraga. Yeah. Bivuze ngo yagutwaye avuga ati ni risk mfashe. We yarazi everything. Yarazi buri kimwe cyose. Yego. Yarazi buri kimwe. Urumva twari duturanye bwa mbere, uretse navuga mbere yo gutereta nimba ari ya trick yakoresheje atereta, we yabanje kumbera bro. Akazajya ambwira ati kwishuri hari abahungu bakuvugisha nti ngabahungu ni babiri ntuzongera. Nkavuga nubwo izo ni nama za bro. Urumva namwisanzuragaho pe. Namubwiraga byose rero yaranzi pe. Kandi twaranasenganaga najyaga njya no mu rusengero wenda twasenze urubyibuko nafashijwe twashima Imana nkavuga ubuhamya bwanjye. Yarabizi nta kintu atarazi. Rero yarabizi ariko akageramo akantu k'ubwoba. Yego. Akankunda ariko akagira akantu k'ubwoba. Kumva se ko muzabana mutabyara. Ngira ngo yumvaga nanyitwarira se tubizaba ari byiza nyine tukibanira. We yarankundaga. Mbyo. Mukibanira kubyara ntaki. We yumvaga rwose tubanye azabashobejwe ari cyo cyifuzo yabaga afite. Hanyuma rero nimba navuga ko ari ibyago byenje nahise nsama. Nahise nsama, nakoraga akazi kagoye, nari umukontabule icyo gihe. Ariko muri kigo kiri private. Nubwo nta masaha nagiraga yo gutaha, nta masaha yo gutangirira. Yego. Urumva nakoranye inda muri ako kazi bigoranye. Noneho biza gutuma umwana mubyara igihe kitageze. Amezi 7. Akagera rero imbaraga z'Imana. Wa muntu bavugaga ko atabyara. Reka nsubire inyuma gato. Ntarashaka nabwiye Imana nti rero wa Mana we. Warankijije ndagenda. Umpa ubwenge ndiga. Diplome ndazifite ya secondaire n'iya kaminuza. Rero wa Mana we. Ngiye gushaka umugabo nkuko njya numva babivuga akunda umwana wundi. Umugabo ntago tuvukana. Umugabo si mama. Umugabo sindi. Rero ntago nshaka kuzamurusha. Ntago nshaka kuzamurusha mubwira nti njyanira amazi muri douche bitewe n'umugongo wanjye. Ntago nshaka kuzamurusha mubwira nti koropa hano hatoroshe kandi ari ngiye wakabikoze. Rero mu kwizera no mugongo wujyane. Uwukiza. Gera nashatse nta mugongo nkirwara. Nta mugongo kiro. Mbese nari nakize umugongo nsigarana ikibazo cy'umugongo. Ako nakoze ubukwe ikibazo cy'umugongo cyararangiye. Kandi bivuye mu gusenga gusa mbibwira gutya Imana kwizera kurarema. Yego. Nashatse nta mugongo. Urugendo rwo gutwita naro twise nk'abandi ahubwo
ndenza abandi kuko nabikoraga nta mugongo nkora akazi ndi mushya pe. Noneho ku mezi 7 bigeze numvishe naniwe nakakonje mu kazi. Nambwatse ko hatse konje igihe kitaragera ndumva ntameze neza. Ndabyibuka byari kuwa gatandatu mu gitondo, ndabyuka nkora uturimo dusanzwe, ntorosha muri salo. Ako numva simeze neza, ndavuga ntereka njye kwa muganga. Njye kwa muganga arambwira ati tegura umwana ugiye kubyara. Usko byose Imana yabikoraga, ufashe konji ugiye kwa muganga. Leta ambwira ntise mbyaye nterumva yari n'imfura ntazi byari byo. Aravuga ati urabura iminota mike ngo ubyare. Wagize n'ibise byose? Nagize ibise, kandi ubwo nagize ibise urabona ino ndwara bitwa high blood pressure, umuvuduko w'amaraso. Nagize ibise uhita untera umuvuduko w'amaraso. Eko. Arangije barareba baravuga ati ibise ufite ni byinshi. N'uyu muvuduko w'amaraso ufite ni mwinshi, ntago wawubyara na wahita upfa. Yego. Noneho nakwa kundi kwanjye na bwa bumuga noneho umuntu yabutekereza ati Diane ntago ari buvyari arapfi. Buri muntu wese. No kuvuga ngo abantu babonye nshatse ubundi baranyitega ati reka tuzarebe kabyara. Hanyuma rero ndabyibuka icyo gihe umuganga yabivuganye n'undi ariko abivuga mu Cyongereza. Aravuga ati reka tujye gushaka imiti ihagarika ibise. Tubanze tumushyire ku miti igabanya umuvuduko w'amaraso ujye hasi, hanyuma wenda ibise bize kugaruka ariko abyara umuvuduko w'amaraso wagabanyutse ataza kudupfana. Uwo muganga bivuga mu Cyongereza, bivugana n'undi. Mama turi kumwe, mama ntiyabyumva ariko njye ndabyumva, ariko nari ndi mu buribwe bwinshi ntago nabwiye mama ibyo bavuze. Hanyuma ajya gushaka iyo miti nyine. Agiye kuyishaka ubwo banyuziyeho nari mfite umuvuduko w'amaraso mwinshi, ikibazo cy'ubumuga nagize bo ntago bari bakizi. Hanyuma mfite ibise nko mu minota 3 umwana pa hariya mba namubyaye. Mubyara bagiye kuzana ngo ya miti ibungabanyirize ngo ibise. Ngo bingi bihagarika ngo ariko iby'Imana ikora nyine iby'Imana. Umwana ubura mubyaye munini jana batakubaze batambaze, umwana muzima, umwana ufite ingingo zose mwiza. Yego. K'umukobwa utagiye muri koveze? Nta koveze yigeze ajyamo kandi ku mezi 7 cyakoze. Ahubwo najyaga njya kwa muganga kwipimisha nkitwite. Muganga kandi bakambwiye yareba ibiro byanjye, urabona ko mfite size ntoya, yarane n'ukuntu ngana, ariko ko umwana wari gukura cyane mu nda. Atashaka kuzageza ku mezi 9 afite ibiro 5 tuzamwibyaza. Ahubwo mugani n'umuteguro w'Imana. Wamubyaye afite igihe kingana ibiro namubyaye nyine ku mezi 7 afite ibiro 2600. Yari umwana ufite nose ntiyanganaga n'abavuka bafite amezi 9. Yego. Muganga ahita ambwira ati ubyaye umwana ushyitse arahumeka neza, nta mpamvu zo kujya mu byuma. Ajya muri koveze? Nta mpamvu yo kujya muri koveze. Ahise mutahana ku mezi 7. Ku mezi 7. Jesus Christ. Yego. Ndimi bivuga ngo ndubuhamya bugenda nanjye ndubuhamya bwigenda. Urumva umuntu batakekaga ko yabyara. None ahubwo abyaye ibitangaza bikomeye. Igihe amezi 7 atuzuye. Umwana munini wujuje ibyangombwa byose. No kuvuga ngo mbere gato ntarabyara twajyaga twicara muri salo nasi. Nkamubaza ntariko mbwira impamvu bajya kumbwira ngo sinwite. Noneho ko ntwite urumva umeze Agatire ntakubeshye pe mba numva n'ubyara uzapfa. Yego. Kandi ndagukunda. Ubu supfuye nasigaraye. Tire niyo mpamvu numva gutabyara. Yego. Ati kandi n'abantu nyine barambwira banje intege tushobora kubyara umwana umeze kuzabyara umwana umeze nkawe uko wavutse ufite ubumuga bwawe. Rero njye mba numva nagutunga twimereye gutyo turi babiri. Yego. Icyo genda byuka twari twicaye muri salo mubaza ibyo. Naye ndamubwira nti rero ntuzi ko Imana ikora. Fata kunda yanjye gutya nka se w'umwana. Usaba umwana ushaka. Njyewe nka nyina ndaceceka ibyo usabye. Ntacyo. Ibyo usabye ntacyo. Nuko. Arangije arasaba. Umwana ufite ibi byose. Hanyuma uko yabisabye gera uwo mwana niko namubyaye. Uko namusabye niko yamubyaye. Yego. Hanyuma uwo mwana ndamubyara arataha.
ndataha hashize umunsi umwe urumva nagiye kwa gatandatu ntaha ku cyumweru nk'aba mama bose babyaye neza hanyuma ndataha nsubirayo nta mahwa nk'uko abandi babivuga uza gusubira nta mahwa nza gusubira ntayo nta mahwa nyuma y'imyaka 2 mbyara undi muhungu ni segonderi nyuma y'imyaka 2 mbyara undi muhungu nyuma y'indi myaka 2 nanone mbyara uwo muhungu uryamye aho ngaho abahungu 2 n'umukobwa abahungu 2 n'abakobwa hanyuma akazi nakoraga icyo gihe nagahagaritse ku mwana wa mbere umwana wa kabiri nta kazi nari ndimo kurera nyene ariko n'ubushomeri busanzwe ariko ubu ngubu ndongera nyine ndakora ubu ngubu ntuye Musanze ariko ku buryo bw'akazi nanone ndiko ntabura niko kazi kanjye mbwira rero Diane ugize gutyo ukundwa n'umugabo wari uzi ubumuga bwawe azi ko ufite umugabo udakomatanije utagenda byose bizi bamubwiye bati uya ntabwo azabyara ntabwo bishoboka bitewe n'uko nta mugongo agira aragushaka arakubwira ati ntabwo nifuza urubyaro ni wowe nifuza icyo kintu ukimenye wumvise meze gute njyewe naramwumvaga numvaga impamvu nubwo yangaga kuyimishurira urwo rukundo warwumvise ute ngera mugabo wanjye arankunda pe nanjye sinzi ukuntu bimeze urabona sinakubwiye ko nakundwaga n'abantu narakundwaga nyine nk'abandi bakobwa ariko nanjye naricaye hari n'inshuti zanjye z'abakobwa zajya zimbwira ati ntabwo ari byiza kugira umuhungu umwe iyo utendeka ntabwo uba uzirizi ngirizera bagarira yose kandi koko nkagira abasore bantereta nyine nk'abandi ariko nanjye maze gukura arumva nayo nsoje na kaminuza ndavuga nti se abandi basore twariganye ariko ntago banze abandi bose nyine uretse kuba duhura wenda nkaba nabashimisha uburyo tuganiriye ariko ntago banze akura musore akuzi wese anzi wese azi mu rugo aranzi wese nta kintu na mama yari amaze kumufata nk'umwana we yaramuganirizaga pe akamubwira byose nanjye kandi nkamubwira byose uramusora nkunda te buriya rura rukundo ni gateke ndavuga nti rura rukundo ndwitesheje nazicuza nyuma nimba umuntu wenda nzata ku mugongo akamenya impamvu mutatse undi ntago yari kubimenya ndavuga nterekana isangira uyu yego mbona n'urukundo ni manu ni rwa rukundo sinzi yego urumva ndabyibuka yankunze icyo gihe niga primaire nenda kuyisoza hanyuma segonderi turakundana gutya ariko nanjye kwemera bya nibyo kwemera by'abakobwa nge nemeye 2012 iyo myaka uyibare nemeye 2012 tubana 2021 imyaka ngaho baza Imana ishobora byose none se uri umwana urumva ugifite bwa bumuga hari ukuntu nyine n'umwana burya atekereza akavuga ati nzashaka umugabo tuzabyara ufite bwa bumuga ukomatanije utagenda udahaguruka byose nta buzima buhari nyabuzima nubwo nyine ubuzima burya umuntu ufite ubumuga aba bufite nyuma ntibabuze ku mana waciki hari n'imbabara ko bajyarimba waciki Yesu n'ubu iyo mbitekereje niyo ndi njyenyine ndarira ntago nyambasha sinabikubwiye tugitangira nta muntu n'umwe nigeze mbona wari umeze nkanjye wigeze ukira kuva isi yare okay n'abandi bazambwira ariko njyewe ntawe ndabona n'ubu ntekereza Imana yanciye ariko ikagwa n'umugabo mwiza yego kurasura ntafite igihungu cyiza nabone ndaza kubakereka mfite abana beza pe usibye n'abana Imana impa kwiga navuga ngo ubwiza bwo ku mutima bitewe n'uko gufata ubwo no ku mubiri twese tubyumva n'umuntu ku mubiri ni mwiza Imana hose yabigenje neza pe nta kintu ntago yigeze insondeka yabikoze neza kuko ndabizi tubana hari n'abamukundaga babonye batabanye biranga nyine barakandakarira dutwaye umugabo urugero no gutavuga umuntu senari utajya wibagirwa ndamuzi umwe byagenze bite
ndamuzi umwe hari umukobwa twari tuziranye yaranzi nawe amuzi uwo mukobwa hanyuma uwo mukobwa nyine ngaba ari umukunda bari gukunda umugabo wanjye aranabimubwira hanyuma umugabo wanjye ikintu muziho agira ukuri ntago ajya aca ku ruhande nanjye aramubwira ati mfite umukobwa nkunda aramubwira ati why not utamureka se ukankunda yewe n'inshuti z'umugabo wanjye zibijyamo kugira ngo akunde uwo nanjye aramubwira oya mfite inshuti z'umugabo baraba basore nari nanabazi bakabijyamo ahubwo nyine uko bakoze bose akambwira ati ziko bari kumbwira ngo nkunda uriya kandi njye ntabyo nshaka nikundira wowe izo zatangaga rezo yihe yo kugira izo rezo nawe watanga gera urabona Diane se reba ukuntu angana reba se bura Diane azabyara icyo gihe ufite ibiro bingahe shangira ibiro bike bishoboka duhubuhamye bike bishoboka ubuse ndangije kaminuza gutyo cyakoze nawe maze kugiramo ibiro 40 byuzuye rwose pe 40 ndera impamvu bamuhaga kugira ngo shifting amve hashaka uwo mukobwa sirumvikana bamwumva ibyo bavuze ngo bikagukomeretsa koko ni nk'ibiki njyewe ubu ngeze ku rwego ntagikomeretse okay nyine byakomeretse undi muntu wenda waba umeze nkanjye reba Diane reba ukuntu angana reba uko yavutse wamushaka mukazabyara umwana umeze ute yego buraze umwizeyemo ubuzima ku buryo wamushaka ukavuga ati nteretse umugore mu rugo yakora akazi nk'ako abandi bagore bakora wenda okay icyo gihe narakoraga wenda tuvuge ko amashuri ye yamutunga amashuri se atariho ubu urabona kuko wa mukobwa bangeranyaga nawe ndamuzi yari afite revo nk'iyo mfite nawe icyo gihe yarigaga namurushagaho umwaka umwe muri revo y'amashuri yarigaga mwiza agera mwiza pe mwiza pe ufite bya biro byose ibintu bikenewe byose yari abifite yego ariko umuganga aravuga oya nkunda Diane nose kubera iki ntigeze umubaza kubera iki wakunze we yambwiye ko akunda umutima wanjye akunda umutima wanjye kandi noneho ngo akunda n'inzobe cyane akunda inzobe koko akunda inzobe hanyuma aranankunda uko karagiteri zanjye ngarankunda yumva ari njye mugore wishimye gute uyu munsi rero sinjya mbasha uko ibyishimo mfite cyangwa se uko meze ubu sinjya mbasha kubidevelopa ngo bihwane n'uko njye mba mbyiyumvamo kereka nkawe uri njye niwe wabyumva njye sinjya nimenyera niko bavuga yego mama we ntabwo kubimenyera byamugoye n'ubu ngubu ntabwo ajya abimenyera ngo mfite umwana ngo ndi mama w'abana ndabyibuka urumva nakuze bandeze nyine ndicira hano ikubite utagira icyo ukora udahungabana ibiki sinigeze mpeka sinigeze rero uba usanga n'ubu ngubu barampamagara ndiya umwana meza ate nuza ujye guheka uzajya uhagarara ku buriri umuheke neza utagatura hasi n'ubu ngubu nyine wumvanye agifitiye igihumbi n'ubu ngubu ndimo kuza yambazaga se umwana muri kumwe bimeze bite nkamubwira ntirega mama jya umenya ko nabaye umugore ndi umugore kandi ushoboye ubona abana batameze neza ntabwo mba mbyumva nabo ubwe ntabwo aba mbyumva watanga somo ki ku bantu bihebye kumva ko batakira icyo ni icya mbere watanga somo ki kumva ko utakundwa n'umugabo n'umugore ukuri isomo natanga cyane ku bantu bihebye burya njyana nta hantu kure cyane wagera Imana itagukura kandi burya ngo Imana ikidashoboye no gukora icyaha ariko ibindi byose irabishoboye icya mbere njye nyine biragaragara njye ndivugira nta n'undi uvuga wenda ngo Diane byagenze gutyo ni njyewe Diane urimo kubivuga ni njye byagenze gutyo umuntu wihebye nta hantu kure cyane Imana itakora umuntu nimba njye yarabigenje gutyo ni iki kigukomereye cyahatari gikomeye ku buryo kitarangizwa n'Imana nta kintu na kimwe ubu uko ubona ngira ibibazo nk'abandi uko babigira ngira crise mu rugo ngira ibibazo hari igihe mbura akazi nkaba umushomeri nk'abandi ngira ibibazo nkiheba
ariko nigiramo akantu ko kwikansara nkavuga ni Imana nimba warampagurukije nkagenda sinigeze ngendera mu kagare urwo rukweto sinigeze ndugenderamo nta nubwo nigeze uretse gatagara mperuka sinigeze njya mu bindi bigo ngo by'abafite ubumuga ngo zanzira ngo abafite ubumuga bagenderamo ngo ibiki nge nakoze byose nawe ukora nimba Imana yarankoreye icyo kintu niki yananirwa kubera ikindi kitakimukorera kandi burya uretse ko nyine navuga ko abantu dufite gutekereza hafi ukareba umuntu ukavuga ngo uriya muntu nta kintu yashobora ariko uwo ari we wese arakundwa nahenda ubuhamya bugenda ubuhamya bugenda pe nakoresheje ubukwe bwiza ndakundwa ndabyara umuryango w'umugabo urankunda iwacu ni birebire ku bukwe bwawe abantu ntibavuze ku buryo wageze uko uti noneho umugabo wanjye we ibi ntibimugeraho oya ntabwo bo nigeze mutakariza icyizere we numvaga niyo hazi bimeze bite ntabwo numvaga pe mfite icyizere gishoboka akankunda ibyo gushifitinga ahubwo koko nyine nk'uko ubivuga baravuga kubyara nabwo baravuga kandi n'ubundi wanze ubwo bavuze iki kandi babona wabyaye bavuze ko umwana wamwibye ntabwo byabura ndabyibuka urumva nabyariye amezi 7 kandi nakubwiye ko nageze mu rugo nkahita nsama noneho umwana wanjye yabatunguye ko ntiyigeze ajya mu byuma muri koveze ntiyigeze noneho nyine urumva nk'amagambo numvaga ariko kwa ko nyine menshi yacaga kuri telefone amagambo cyangwa nyine bakayumva hanze nge nayo ndi ku kiriri urumva kumva amagambo byari bingoye ariko abavaga hanze baza kunsura barabimbwiraga umugabo wanjye yakoreshaga buryo cyo ayo magambo ntari buyumve ariko urumva yo numvishemo make baravugaga bati ntabwo bishoboka abyaye umwana Diane tuzi yego wenda Imana yamukoreye ibitangaza arabyara ako se umwana w'amezi 7 atagiye muri koveze ngo arashyitse ngo bigenze bite burinda yarayitwaye buriya yarayitwaye cyangwa ibisi nyine yashatse ayifite bakoze ubukwe ayifite ariko ni ya magambo nyine umugabo akicicikira ntabwo akunda kuvuga ibintu byinshi yarabizi pe ndabyibuka icyo gihe umugabo wanjye nabyaye ahari byose arabibona byose abona n'umwana abyaye bituma ahindura izina yari kumwita ahita avuga amwita Ashimwe umwana wanjye w'imfura yitwa Ashimwe avuga nyine Kristo Ashimwe kuko ibitangaza aramaze kubona we arankunda yagombaga ngo kumwita abanjye njye n'umwana abanjye ubwo turabe yagombaga kumwita abanjye ahita amwita Ashimwe ko kantu karyoshye cyane yagombaga kumwita abanjye ahita amwita Ashimwe iyo abonye abana kandi we yari yarasezeranye kuzabana nawe nta rubyaro kuko bakubwiye kutazapfa ahubwo uranyibukije nzahora museka nzakomeza no kumuseka nk'ubu ngubu nk'iyataruye nk'uyu nguyu cyagaterura undi nyine ariko baga cyane cyiza ngo tuzongere tubyara undi urumva uwo imfura ifite 4 wa kabiri afite 2 uyu nguyu afite amezi 4 urumva kubarera biba bigoranye rero nkavuga nti nuko atari bo babyarasha njye wapi none uri kubihakana none unigiyoboye ariko baravuga ngo mbega abana beza ngo tuzongere nihushe ngenda akuvuga urwego ariho afite ubushobozi bya bindi bavuga ngo ubyara bushoboye kurera yaba byarasoma mukundanye gute ubu ngubu mu myaka 5 mumenye irimo ibikomere irimo abavuze urukundo mfite cyangwa urwo mufite mbona nta cyahindutse turakibaniye kwa kundi turakundanye n'ubundi twabanye tuzi ko bazavuga tunakundana baravugaga ahubwo ubu ngubu nta cyo kuvuga gihore ubundi si ubu bavuga iki kandi byara nta kintu bavuga tubanye neza nk'uko izindi ngo nyine nzima zimeze tubanye neza iyo mufatanye agatoki ku kandi nta kibazo pe tubanye neza noneho ubundi hari abantu babana nk'umugore n'umugabo bikarangira nyine ariko nge tubanye nk'umugore n'umugabo ariko tukabana nk'inshuti yanjye hari igihe wikandagira ku muntu ngo umugabo wanjye akinjira ufite ubwoba umugabo afite intebe ye mu nzu agira itasi ye
njye tubanye nk'inshuti. Turi inshuti rwose. Reka dusoreze ahangaha. Uvuga gute Imana? Yewe nyivuze rero bwakwira bugacya. Nyivuze mvuga gute Imana? Njye Imana yambereye Imana. Hari ijambo riri muri Bibiliya bavuga ngo cyangwa se bajya amazina y'Imana bayita ya. Kumva ntiwayirangiza. Imana ntago nayirangiza muri njyewe cyera. Ntago nayirangiza. Iyo ngira ubuntu bwo kuyivuga. Ndahantu numva ndi bwisanzura abantu ndimo kubwira batari burambirwe. Ndayivuga pe. Kayivuga ukonyo kayivuga. Nkayivuga Imana yambereye Imana n'ubu nanjye ubwanjye ntago njya numva ubusobanuro numva nasobanuramo Imana. Imana ni Imana. Imana irahambaye. Mama yagomba kujugunya muri Jenoside babimusabye ati jugunya umwana ufite ubumuga bukomatanije nta rugingo na rumwe rukora. Uyu munsi ubona uhetse ufite umugabo mwiza ufite urugo rwiza rw'intangarugero. Ndabyibuka nabyaye mama akunda abuzukuru be cyane. Ni nanjye wamuhaye umwuzukuru wa mbere. Nahise mbyara. Noneho rero ndabyibuka twavuye kwa muganga adushyitsa mu rugo n'akana karyamisha ku buriri arangije arakareba. Kumbe gakuzukuru keza ndumva ari umugabo wanjye wazutse. Iryo jambo yarivuze wenda we kuko yabivuze gutyo ntabwo yabyibuka. Ariko njye ndabyibuka. Yahise avuga ngo Mana, papa yitwaga Habimana Auguste. Ndabona ari Habimana wanjye wazutse. Yamubuze akiri muto. Mama yapfaka afite imyaka 24. Mama yapfaka ari muto cyane. Sinzi ko ni ikintu kizima nazamuha mu buzima ariko kumushimira kwanjye ni ukumwubaha nkamwubahisha nk'umubyeyi. Ntago nabona ikintu namuha kingana nawe mbese ni uwa kabiri ku Mana kuri njyewe. Birumvikana. Nta n'undi ugomba kumukurikira nyine nyuma y'Imana. Wenda n'abandi niko bafata ba mama wabo ariko njyewe sinzi uburyo nabushyiramo by'umwihariko. Mama yambereye mama mwiza w'inshuti yanjye. Burya nta kintu najyaga muhisha, nta kintu nawe yaranze akansigasira. Ndi umuntu utarajya kurwara ku ishuri ngo mpamagare kuri telefone ngo mama ngo narwaye kuko nangaga kumutera umutima uhagaze ngo aze kuko nzi ko umutima uhagaze yawugize inshuro nyinshi kubera njyewe. Rero ntago najyaga ntuma wugira. Yego Dia turasoje. Murakoze. No kuri pe. Imana turayumvise urayivuze ubutumwa wagomba gukora uyu munsi nabwo urabukoze kuri nosi. Tujye tuvuga imirimo n'ibitangaza byayo. Sere kuko mbishaka ariko bigenze. Abantu kuntu biheba bakajya kureba kumva isi barangiriyeho. Hari igihe uhura n'ikibazo kumva isi irarangiye. Abari abantu bagera kuri etape yo kwihahura. Babumva nyine isi yarangiye. Kereka banyumvise bakumva ko nta hantu kure Imana itakora umuntu. Umuntu yumva ubwo bumuga bukomatanije gukurura ikibuno. I know. Akaza ntimujya muhura muri gare. I know. Nabyo bije nyuma urumva byari ukwiranja kwanjye kugira ngo mbone déplacement mfata abandi bana dukine ngere aho nyine ngomba kugera. Nakuruzaga ikibuno kwa kundi urabona umuntu ugendesha nk'ikirenge munsi y'ikirenge rero ukuntu haba hakomeye nk'umuntu ugendesha ibirenge. Ubwo niko ikibuno cyanjye cyabaga kimeze. Uyu munsi n'umugore ushimye. Yego kamana ndashima. Imana ishimwe ntadusoreje tubuze Imana tubuze ibitangaza. Wowe wihebye wumve ko nta Imana itakura. Nta Imana itagukura. Wowe ufite ibibazo bikomeye cyane ukumva isi yakurenze wanayanze watekereje kwiyahura aka kanya turimo turumva kino kiganiro. Aka kanya ko twumva uvuga uti iyakijije Diane kubera iki gihe itankura muri aya magi. Iyahaye Diane kugenda bitarashobokaga no kwa muganga bamubwiye bati ntibishoboka kuki wowe iyo kanseri wumva itakira. Wowe ufite agahinda gakabije yakije Diane bimwe tukumva muri Bibiliya tukumva ntibishoboka kereka wawe undi ngo wagize Imana akabona umuntu umujugunye mu kidendezi. Diane wakize kuki we atakubera urugero iracyakora. Ntabwo ari byo mu myaka 2020
2015 ishize nk'uko yabikoraga icyo gihe mu myaka n'ubu iracyakora n'uyu munsi iracyakora kuko ninjye wivugira ntabwo ndi barutima yo muri njye ndi muri kino kinyejana Imana rero bigaragara ko igikora cyane. Turasoje yego kuza kwifuza kumugira inama mubwira ko bibaho watanga nimero yawe birakunda nta kibazo yego nta kibazo kuko njye n'ahantu naciye henshi kubera gutanga ubuhamya gutya nagendaga mba mere abantu bakanyiyumvamo nyine nkatanga gutanga nimero yego ni 078 430 3 19. urakoze cyane Diane.